Yes nagutinda reka tube twakitangirira na episode ya 11 ahangaha ndetse muribuka ko twasize ruri kuba rwahana inkoyoyo hagati y'umukobwa wacu Nyiramwiza ari we Yuwe ndetse n'umusore we ari we Ru cyangwa se Riyu bari barimo barwana ndetse nibwo agakobwa kamwigubuturaga kakamukubita umugeri kuri hahandi ndetse kakabasha kuba ikamukubita n'igicupa cyangwa se kimwe wakita ikivaze. Barakwereka umusore wacu nawe yakangutse ari kuba yakibona agakobwa kari mu hejuru ndetse kabashije kuba ikamuzirika niko gutangira kuba yagahamagara akabaza ati noneho ati ibingibi ndaza kuba inabyita ngo kibaho ati ibingibi noneho ati ndaza kuba inabyita iki. Agakobwa niko gutangira kwa kambwira ati njyewe ibyo ngibyo rwose ati ntago bindeba uzabaririze ati ntago bindeba habe na gatoya ati ahubwo ati hari ikibazo bifiteho ati kuba uziritse. Riyu niko gutangira kuba yagakanga ati se zirikora ibyo zirikora vuba. Agakobwa niko kwakambwira ati erega kuba uziritse ni ukutumva kwawe ati wabona ukuntu kubura ku mugoroba washatse kuba iwamfatirana ati ndakwizeza ko uri buze kwirirwa umeze gutyo ati kandi ikindi ati bye. Niko agakobwa kuba kahaguruka karigendera. Riyu nawe asigara ahamagara ati jangi Yuwe ati waje ukabasha kuba iwampambura. Agakobwa ati ahubwo ugira umunsi mwiza ati ibyo byose byatewe n'uburaya bwawe rwose. Agakobwa nuko nguko kabashije kuba kasohoka aho ngaho ndetse n'umusore asigara aha ngaha yibaza ati noneho ndabasha kuba nazibandwa nzerekeza hehe ati ndava hano gute. Barakwereka akana k'agakobwa ka Nyiramwiza kamaze kuba kakora ibyo byose idisi kaje kuba kakicara ahangaha ndetse na wa mukobwa w'inshuti yako ari we Miya ikatangiye kuba kamuganirira byose ndetse ariko mwibuke neza bafite gahunda yo kuba bajya kuba ibahana gatanya cyangwa se ibahana divorce ndetse bafite na gahunda yo kuba ibakuramo uyu mwana rwose kuko uyu mukobwa wacu Nyiramwiza ngo ntashaka ko umwana bazavuka akaba yajya gutangira kuba yarwanira imitungo igihe uriya musore bari kumwe yaba yaramusize agashaka undi mugore. Ndetse ahangaha we na Miya batangiye kuba baganiramo nk'inshuti ndetse nawe urabizi buriya mu buzima iyo ufite ibibazo ntabwo wabasha kuba wabura umuntu ugufasha kuba iwatuza cyangwa se yagukaruma. Ahangaha Miya nawe ubwo igihe cy'akazi ke cyangwa se cyo kuba yakora inshingano ze bigaragare ko cyari kibashije kuba cyagera ahangaha. Agakobwa niko gutangira kuba ikambwira ati si ibingibi uri kubona ibyazangiza kuri iherezo rwose ati ngewe ntabwo ndi kubasha kuba inakomeza kuba inabyiyumvisha ati kandi dore uko iminsi igenda ishyira niko ngenda niyumva muri uriya musore turi kumwe ndetse nkamwiyumvamo yuko ari we wabashije kuba wamusezerano ati kandi ntabwo ari byo rwose. Agakobwa kamiye ahangaha niko gutangira kwa kambwira ati se niba uri gutekereza ibyo ngibyo ati kubera icyo utari kubasha kuba iwabigumisha iruhande rwawe ati ubundi iyo umuntu akunda ikintu aba agomba kuba yakirwanira ndetse akagiharanira. Ikumbe ku rundi ruhande rwose hari wa musore wacu ndetse mutoya ari kumwe na ya nshuti yiwe iba ari kuba baganiramo ariko urabona ko umusore wacu rwose Ru ibitekerezo ntabwo biri hafi. Ndetse ahangaha agasore katangiye kuba ikambwira ati reka tumwe tube twafatamo kamwe ati kubw'ubuzima rwose abasore ahangaha niko kuba banywamo ndetse mwibuke umusore uri ahangaha ni inshuti yacu kuva mu bwana bwacu ndetse mwibuke neza nawe yari ari kuri cya kirego icyo kuba yafasha umusore wacu kuba yashaka umukobwa mutoya cyangwa se yamufasha kuba yashaka umugore we w'isezerano rwose. Ndetse ahangaha umusore yatangiye kuba yamuganiriza ambwira ati se kugeza ubu ngubu ati nta makuru na make waba umfitiye ku rukundo rwanjye rwahashize ati mbigihe ndimo ati cyangwa se ibihe ndimo ati birandangaje cyangwa se birarakaje pe ati kubona umuntu w'umugabo nicaye nihebye kubera uku nguku. Agasore niko gutangira kuba kambwira ati icyo usabwa ni ukuba wakira umutima hamwe ndetse ukareka no kuba wakomeza gutekereza ibintu byinshi. Banange nawe ubaye uri umusore ibyo ari kuba yacamo cyangwa se ibyo ari gutekereza n'ibihari kuba yanyuramo nawe wabinyuramo
kandi wabicamo, ariko ntibyakubuza kuba iwawe umugabo. Reka nkwibutse kuba waturebera neza niba waradukoreye subscribe, niba utarayikora ubasha kuba wayikora, ndetse jya muri comment ubasha kuba watubwira ukuri kuba wabona inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha rwose, uze kuba wadukandira like no kuba wadukorera share nta kabuza. Abasore ahangaha nabo iba bakomeje biganirira, ndetse umusore nawe niko gutangira kuba yabwira ka gasore k'agashuti kati ibihe rwose ndimo ntiwabimenya nawe, ati birangoye cyane, ati ndatangiye kuba nakunda uriya mukobwa, ati ariko wowe ntabwo ari kuba yabyumva, arashaka no kuba yakuramo uriya mwana rwose. Buriya niyo mpamvu ibimenyetso by'Imana birakora cyane, ndetse niyo bitavuga ariko buri gihe uruhande rwawe biba biri kuba byatambuka. Umusore akiri aho ngaho, telefone yatangiye kuba yarira, kumbe itwara utu mesaje two wakwita nk'umukunzi we yuwe. Yatangiye kuba yamubwira ati njye namajije kuba nafata umwanzuro wo kuba twakora divorce. Ati sa ubwo wowe ati ufite uwe mwanzuro cyangwa se uri kuba wabitekereza iki? Ati ngiye ko ndi kumva twabirangiza cyangwa se twakora ibirangira. Kumva umusore nawe yarebaga ahangaha nkaho byamushobeye cyangwa se byamucanze, ariko agakomeza asoma mesaje cyangwa se yumva ibyo twakwita nk'insubiramajwi y'umukobwa yari ari kuba yamwohereza. Niko kuba yambwira ati kandi n'uyu mwana ntwite cyangwa se mbitse mu nda, ati ndashaka ko tuba twamukuramo. Ati kandi urakoze kuba ubyumvishe, urakoze no kuba uri kuba wanshyigikira mu bitekerezo byanjye. Ati nuko nabyumvaga, ati kandi nawe nizere ko ari kuba uri kuba wabyumva. Umusore nawe niko kuba yambwira ati yego rwose biraza kuba byakorwa nk'uko ubishaka, ati ndetse ndaza kuba ntegereje mu gihe cya nyacyo. Bigaragare ko umusore nawe yari yiyemeje kuba yarekura ibyo twakwita nk'ibintu bitari ibye, bikaba byagenda rwose. Musore cyangwa se mukobwa uri mu cyo twakwita nka relationship cyangwa se umubano ku bantu badahuje ibitsina, iyo ikibazo kiri hagati yanyu ugomba kuba wakiga kuba warekura cyangwa se ugakomeza kuba warwanira icyo ufite. Ikumva umusore ubwo byari byamucanze byose, niko kuba yakuramo ka gakufe gatoya, ndetse muribuka umukobwa wacu yuwe nawe afite agace kamwe k'uyu mukufe, ndetse yarawubitse cyane kugira ngo uzamufashe kuba yahura n'uyu musore. Ndetse uyu musore yarakomeje arakitegereza, ndetse mwibuke neza yasezeranyije umukobwa muto yuwe kubwo bazongera guhura bakuze bazabasha kuba ibaba umugore n'umugabo. Ese ibyabo bizagenda gute? Iby'iyi nkuru bizarangira gute? Ese wowe uri kuba wayireba uri gutekereza iyi situwasiyo uyisanzemo wayimanaginga gute? Ikumbe bidatinze icyifuzo cy'umuntu kiba kigomba kuba icyakurikizwa, kandi kigakurikizwa mu buryo bwiza. Bidatinze mu gitondo icyakari ya rubika, umusore n'umukobwa babyukiye ahangaha, ndetse dore ko bagombaga kuba bahana divorce. Ndetse ahangaha yuwe yaje abwira umusore ati ese niyumvishaga kuri buze ko wabyemera pe. Ati twaherukaga ahangaha mu gihe gishize, ati kandi icyo gihe tuhaza, ati wabashe ko wambwira ko ibyangombwa utabizanye, ati ariko kuri uyu munsi wa none byose ndatekereza ndabifite, ati nta kintu uri buze kuba iwambeshya. Ikumbe bakiri abo bose barahindukiye babanza kuba bajya kuri twa murandasi twabo. Ikumbe umukobwa batangiye kuba bamubwira ati umugabo wahoze ushaka cyangwa se umusore wahoze umbaza wifuza, ati yabashije kuba yagira izina ahinduraho mu mazina yiwe afite. Ati se waba ubizi? Umukobwa niko kwavuga ati reka reka, ati ahubwo ayo makuru nibwo nkiyamenya. Ati se ahubwo, ati wabasha kuba wamenya uwo ari we? Umukobwa wari uri kuba yamuha amakuru ari we wa mushuti we Mia niko kuba yambwira ati oya, ati ntabwo ndabimenya neza, ariko ati ndaza kuba nakomeza kuba nagushakira. Ati ariko umusore uri gukekwa cyane n'uwo nguwo muri kumwe. Ikumva umusore nawe mwibuke yari yahindukiye gato, yagiye kuri telefone, niko gutangira kuba babwira nk'ibyo bimwe babwiye umukobwa wacu yuwe. Ati umukobwa uri kuba washaka, ati nabonye nimero yabashije kuba yamuvugisha rwose. Ati ndetse n'ikindi, ati yabashije kuba yagira izina ahinduraho ku mazina yiwe afite. Ati ntabwo yaba agifite ya mazina yose uri kuba
wamushaka afite. Umusore niko kuba yavuga ati ngo iki, ati se basi, ati mwabasha kuba mwamumenye neza, ati cyangwa muracyari gutekereza. Umusore niko kuba bambwira ati ibyo ngibyo bindi nabyo bitwaza gake, ati turaza kuba twabimenya. Ikumbe bari bo bari bagezweho, agakobwa ko bigaragare ko kari kishimiye igikorwa bari bagiye kuba bakora rwose. Niko kuba katanga two kari gafite ahangaha, karangije karavuga ati rwose imwakakira mukabasha kuba imwadufasha. Umuresebusinisite nawe wari uri ahangaha niko kuba yafata nuza zabo certificate of marriage zabo, arangije arababwira ati icyo musabwa ni ukuba imwansinyira aho ngaho rwose ko mugiye kuba imwahana cyangwa se itwabaha agatanya. Umukobwa ahangaha agiye kuba yasinya, umusore niko kuba yamubaza ati harya ese waba waragize uhindura amazina yawe ku mazina wari ufite? Mwibuka umusore nawe yari yatangiye kuba yakeka kano gakobwa, ariko agakobwa niko kuba kambwira ati wimbaze ibyo bibazo, ati reka tube twasinya, ati nta mpamvu yo kuba naguha ukuri kwanjye, n'ubundi ibyanjye nawe bigiye kuba ibyarangira uno munsi rwose. Umusore niko kuba yambwira ati ariko niba ari nta kibazo wagerageza kuba wambwira, ati kuko ndashaka kuba nabimenya. Ese umukobwa yadufashije akaba yamubwira basi izina rimwe, ariko nako gafunze mu mutwe. Niko kuba kambwira ati njye se nshaka kuba nakitesha amahirwe rwose yo kuba twasinya bakabasha kuba ibaduha divorce. Niko kuba kahita gafata iya mbere no kuba kakandika izina ryako ndetse karangije karasinya. Gusa iyo umukobwa aza kuba amubwiye izina rye basi ibyari kuza kuba bigize ikintu gikemura, cyangwa se umusore akabasha kuba yanatekereza nk'umugabo, ariko agakobwa kanze kuba ikamubwira. Ibidatinze babashije kuba babaha certificate zigaragaza ko we n'umusore babashije kuba batandukana cyangwa se ibahana agatanya byemewe n'amategeko, kandi nta ngumi zijemo cyangwa se inama irwana ibijemo. Agakobwa niko kuba kafata certificate yako, karangije kitegereza umusore bwa nyuma, karangije niko kuba ikatwenga. Maniga wacu nawe yari ari aho ngaho arimo yibaza ati se noneho ati uyu mukobwa ari guseka iki? Nuko nguko ibyaho byarangiye, nuko bavuye aho ngaho. Ikumba umukobwa wari umaze kuba yabasinyisha yatangiye kuba yabaza ati se ibo abantu mumaze guha certificate zigaragaza ko batandukanye, ati baba bari hehe? Undi nawe niko kuba yababwira ati barasohotse bararenze. Umukobwa niko kuba yavuga ati ndibeshye nsohora amazina atari ayabo, ati rwose bigaragare ko inagatanyi hari ahangaha. Namwe mu nyumvire, umukobwa wari uri ahangaha irorerwa cyangwa se icyo twakwita nk'ishyano yari amajije kuba yakora, kwereka UN nawe akigera outside cyangwa se hanze ya biro inyubako iha agatanya abantu. Niko kuba yakandikira inshuti yari yibwira ati ubu ngubu umaze kuba inabona agatanya zanjye cyangwa se impapuro zigaragaza ko intari umugore w'uriya musore. Ikumba umusore kiranga nawe niko kuba ku bitaro bamuhamagara cyangwa se kuri hopitali bati mama wawe ararwaye ari muri kondisiyo mbi, ati hute cyane. Kumba umusore yavuye aho ngaho yiruka, kumbe n'uwitwa ngo bari bavuye kuba batandukana bahana agatanya yaje amwoma inyuma rwose. Barakwereka mama, mwibuke hari umupangu yari afite na papa w'umukobwa, ari kuba yamubwira ati ngiye kuba napanga, ati ku buryo uriya mwana uriya mukobwa wawe atazabasha kuba yamukuramo, ati kuko nanjye ati ndashaka umwuzukuru. Kumbe mama bidatinze yaje kuba yaganiriza umuganga hano, ndetse n'umuganga nawe ntiyabashije kuba yatinzamo kuba yabyumva. Mama w'umusore niko kuba yambwira ati njye nta kibazo mfite meze neza, ati ariko ngiye kwakitinga nk'urwaye, ati uri kuri uriya mukobwa wanjye nagera hano uze kuba wamugumisha hano kandi bigaragare ko mwamukuyemo umwana ariko atari byo. Muganga nawe niko kuba yabyemera. Bidatinze mama amaze kuba yagwa agacuho, umusore we ni nako guhita yinjira avuga ati mama, ati mama, ati se byagenze gute? Ati situwasiyo irimo imeze gute? Mama nawe niko gutangira kuba yakivugisha buke nk'indyarya avuga ati mwana wanjye, ati situwasiyo ndimo ubu ngubu imeze nabi, ati meze nabi pe, ati ndarwaye ndarembye. Kumbe inyuma gakobwa wacu nawe yari yaje
ndetse asanga hano mabukwe nawe yirwaje rwose yigagaje yarembye, avuga ati mwana wanjye, ati wanze kuba wagira umugore uriya mukobwa n'ukuntu ari mwiza, ati si ubona utazabyicuza cyangwa se intangaruka bizakugiraho. Agakobwa kombe kari kari aho gatangira kuba kabwira umusore ati mama wawe rwose ameze neza, ati ndatekereza ibingibi ari byo ari kuba iyo yakikoresha, ati rero ngiye kuba ngiye, ati nizere ko tuzasubira. Umusore niko kwambwira ati indaza kuba nakureba tuwasira ahangaha nirangira. Mama niko gutangira kuyavuga ati mwana wanjye, ati nakubonye usigaye ukunda uwo mukobwa cyane, ati ku buryo utiteye no ku buzima bwa mama wawe rwose. Ubwo Nyiramwiza nawe yari ari kureba mama w'umusore ukuntu yipfushije. Mama w'umusore avuga ati ngewe, ati binteye n'agahinda rwose, ati birambabaje kuba imyaka yose nakureze utanyitayeho, ati witaye ku mukobwa. Muganga niko kwambwira ati akeneye akanya, akeneye kuba yaruhuka, ati ndakeka mwareka gukomeza kuba imwamusaza rwose. Umukobwa niko kuba yakongera kubwira umusore ati reka ngiye mbashe kuba nava ahangaha cyangwa se nagenda, ati nizere ko muri buze kuba mwakiyitaho. Umusore niko kuba yagafata karangije karamubwira ati reka ndekura mvaho, ati ndeka nigendere. Ikumbi icyo katari kazi gatanya bari bagahaye intago zari zemewe nazo, amazina yazo yari ahari. Mwibuke mama wacu nawe ahangaha arirwaje byose biri kuba byabera ahangaha. Ni imipango yapanze na papa w'umukobwa, ari we bagomba kuba bashyingira umuhungu we. Bidatinze umukobwa nawe ntiyagombaga kuba yarenga muri iryo vuriro, ni naho bamuzaniye ngo babashe kuba bamukorera nk'icyo twakwita abortion cyangwa se kuba yakuramo umwana. Kumbe kugera ahangaha mu cyumba ikatangiye kuba kabwira muganga ati nizere ko bitaryana rwose cyangwa se bidafata igihe kinini n'umwanya. Muganga niko kuba yakikiriza arangije aramubwira ati yego. Karangije niko kuba kakikora ku nda bwa nyuma karavuga ati mwana wanjye, ati mama ntiyashakaga gukora ibingibi, ati yakwifurizaga ubuzima bwiza buhenze, ariko mama wawe na papa wawe ni abantu basanzwe, ati ndetse ndashaka kukurinda ibibi by'iyi si kugira ngo utazabasha kuba wahangayikishwa nabyo. Ese ibyo uyu mubyeyi yari agiye kuba yakora cyangwa se uyu mwana w'umukobwa ibyari byo cyangwa ntago ibyari byo? Ese wowe n'icyo utekereza ku buzima bw'umuntu iyo ugiye kuba wahemuka uba wumva bimeze gute cyangwa se uri kuba wabyakira gute? Muganga nawe niko kuba yamubwira ati hama hamwe, ati biraza kuba byafata akanya gatoya. Umukobwa nawe niko kuba yasinzira avuga ati byose, ati all is well, ati byose bigiye kuba ibyarangira kandi birangire neza. Niko kuba yasinzira. Muganga nawe atangira kuba yakora akazi ke. Mbibutsa ahangaha byose biri kuba byakorwa ni ku isiri. Yamuteye urushinge arangije atangira kuba yamwitegereza mu mutima avuga ati umuru uraza kuba wamera neza. Agakobwa nako niko kuba kajya aho ngaho karasinzira. Muganga nawe akomeza amwitegereza avuga ati se watekerezaga ko wabasha kuba wakuramo uyu mwana wowe? Ati ntibyashoboka, ati ntibyakunda. Ikumva agakobwa nako ikaragiye rwose, si ukuba ikasinzira cyangwa se ikakora icyo bita kuba ikasinzira. Barakwereka muganga amaze kuba yakora ibyo akora ahangaha yabashije kuba yasohoka ndetse kugera hanze yahuriye na papa w'umukobwa. Papa w'umukobwa niko gutangira kuba yamubaza ati se muganga, ati umwana wanjye, ati nta kibazo ari buze kuba yahura nacyo cyangwa se nta mbogamizi ari buze kuba yahura nazo? Ati se ubundi umwana afite amezi angahe? Muganga niko kuba yambwira ati ibingibi bigiye kuba byafata amezi 7, ati kugira ngo mubashe kuba mwatuma umwana aba yiforoma cyangwa se atangira kuba yakikora mu nda mugomba kuba mwategereza amezi 5. Papa w'umukobwa ati amezi 5? Ati umukobwa wanjye se, ati ibingibi noneho azabyakira gute? Atazabyumva gute ko nanjye nari ndi muri uyu mugambi? Papa w'umukobwa niko kubabwira muganga ati nizere ko ugiye kuba wamfasha, ati utazabasha kuba wamvamo, ati iringiri ribe ibanga ryanjye nawe ndetse na mama w'umusore, ati kandi nizere ko njye nawe diru yabaye diru cyangwa se
ibyo twabashije kuba twakorana, ibyabashije kuba byacamo neza, inama nanizo arimo, idisi bigaragare ko papa w'umukobwa nawe atarashyigikiye igitekerezo cy'umukobwa we icyo kuba yakuramo inda, ndetse aha ngaha wabonaga ko bose haba kuri we ku ruhande rwe no ku ruhande rwa mama w'umusore ibishakiraga abana rwose, cyangwa se uwo twakwita nk'umwuzukuru. Barakwereka muganga amajije kuba yagenda, papa w'umukobwa yasigaye yibaza ati se umwana wanjye araza kuba yamera neza, ese araza kuba yabicamo neza? Ati ndetse umbabarire, ati sinshaka kubasha kuba iwakuramo uwo mwana rwose, icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode ikurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment utubwire uko uri kubona iyi nkuru. Dusize umwana w'umukobwa nyiramwiza cyangwa se we abashije kuba yafata umwanzuro wo kuba yakuramo umwana wiwe, cyangwa se umwana atwite, ariko ni akagambane ka mama we na papa wiwe. Ibi bavuze ko uyu mwana atagomba kuba yavamo, agomba kuzavuka rwose kandi akabasha kuba yabaho neza akitabwaho. Ndetse mu wibuke neza papa w'umukobwa dusize nawe abashije kuba yabwira muganga ati nizere ko iri banga riri hagati yanjye nawe uzabasha kuba waribika. Ese muratekereza bizacura iki? Bizarangira gute? Bizagenda gute? Kora subscribe wowe maze uzabashe kuzaryoherwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse izaba ari umuriro, azaba ari faya, azaba ari ingumi n'imirwano noneho, ndetse n'urukundo rwinshi.